Nibyo koko twese twisanze kuri iyi mihanda y'Inyarugenge tutazi uko twageze. Ntabwo twigeze tugira amahirwe gusaba ngo tuvukira hase cyangwa hariya. Yewe nta nubwo twigeze tumenya umugambi wo kutuzana hano ku isi aho wabereye ngo byibura tuwutangemo ibitekerezo. Ahubwo byose byari ubushake bw'uwakuremye agushyira mu biganza by'ababyeyi bawe baragufasha cyangwa baragutererana. Ariko nanone kubw'umugambi w'uwakuremye dore wabashije gukura ndetse wamenye ubwenge bwo kwitunga no gutunga abazagukomokaho. Iyi nzira twese duhuriyeho ngo tugere aha tugeze nicyo bita igisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima ubayeho uyu munsi nibwo bugena igisobanuro cy'ubuzima bwawe uyu munsi. Nawe igisobanuro cy'ubuzima bwe bw'aka kanya n'ejo hazaza we agikesha kuba yarabaye umunyamakuru, umusesenguzi mu bya siporo yabikundiwe n'abantu benshi barimo namwe mwese mushaka kumenya Rigani Rugaju ni muntu ki. Reka turebere hamwe urugendo rw'uyu munyamakuru mukunda muri benshi. Icyo tubasaba kiroroshye cyane kandi n'inkunga ikomeye kuri twe. Urakora subscribe, like na comment utubwire icyo utekereza kuri iyi nkuru. Njye nk'ibisanzwe nitwa Fabrice Murinzi, hano kuri iyi channel Marayika Murinzi turabakunda cyane. Bwambere tugiye kuvuga izina ry'igitego kidasanzwe. Watagolo barivuye kwa Vinicius tukamumane irazamuka iza kwa Richardson. Richardson kinakoze akoze kuri baro arayizamura gato yageza hejuru akubita baro yerekeza mu iz'amatelevizamu. Dore iki gitego uko bacyita mu rurimi rw'icyongereza bakita airball, nukwanga uzamura umupira back pedal ugasa n'usoberekanya amaguru mu nyongera gari nyuma. Bicycle kick irimo na gari nshya bivanze muri kwa gusobeka amaguru ugakubita baro uyihushura yerekeza mu izamu. N'uruvangitirane rw'ibitego bibiri ni airball, back pedal, bicycle kick iminjiriyemo akantu hejuru ka gari nshya gakeya. Iri ni icura ry'uburozi bwo mu bwoko bw'ibinyabutabire bihumanya mu mupira, rikabamo nanone n'uburozi bwica mu kanya gatoya, bukabamo n'ibisonga umutima biwukineza ugatera nabi, ugahwera udasamba, ugapfa uva amaraso ahantu hose. Brazil bakaba igitego cya kabiri, airball, back pedal, bicycle kick ivanzemo akantu kagari nshya. Mani ishobora byose, oh lala, turubashye turemeye. Izi nizo mpuguke z'umupira w'amaguru ku isi. Brazil 2, Richardson 2, Serbia 0. Uyu munyamakuru wakunzwe cyane kubera ubusesenguzi bwe no kogeza umupira biryohera benshi. Ubundi bitangira ryari, bitangirira he? Rigani Rugaju wavutse tariki 25 Ugushyingo 1993 yavukiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bita Minembwe. Avukira mu muryango w'abanyamurenge b'abagorora. Avukana n'abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Ise umubyara yitabye Imana, nawe nyina aracyariho n'abavandimwe be bose baracyariho. Ku myaka 5 Rigani Rugaju n'umuryango we bavuye mu misozi y'Umurenge bimukira mu mujyi wa Kigali mu Gatsata, aho yahise atangira amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Gatsata. Amashuri yisumbuye yakomereje muri Tronkome, mu Nyemeramihigo, ku Gisenyi ndetse na Ruramira. Nyuma aza gusoreza yisumbuye muri Kristo Roi i Nyanza. Amashuri ya kaminuza yayize mu cyahoze ari Kiye mu ishami ry'uburezi. Nyuma yo gusoza amashuri yatangiye urugendo rwo gushaka akazi. Reka nkubaze, iyo nkureba ukanshimisha, ukambabaza, ukantera kurara ndasinziriye, ubundi ukampa gusinzira nishimye cyane, kweri untera kugutekereza umwanya munini cyane. Uwakuremye yagukoze ate ku buryo utuma tugukunda cyane? Ukubyibaza rero ni nako tuzaba tumeze ku munsi w'ejo. Bamwe bazarara bishimye, abandi bazarara bababaye. Champions League yagarutse. Uyu musore wakuze akunda umupira w'amaguru cyane
karitsiye yakuriyemo mu Gatsata bigizemo uruhare rukomeye. Mu magaraje yabaga abagande benshi bakundaga shampiyona y'Abongereza. Muri wikendi bakuzura sale zerekanaga imipira y'Abanyaburayi icyo gihe. Bakuru be bajyaga kureba iyo mipira nuko nawe yisanga atangiye kubakurikira. Maze rimwe nibwo umugabo werekanaga imipira yabonye ko uwo mwana w'umuhungu akunda kuza buri munsi. Amwemerera kugeza kureba umupira atishyuye, ariko akajya amutuma nk'utuntu. Kuva ubwo atangira kujya areba imipira yose. Ibaze ko yicaraga muri sale areba umupira kuva saa 7 akageza saa 2 z'ijoro. Ariko kandi kubera umupira wari waramutwaye wese, yatangiye kujya atoroka nijoro akajya kureba shampiyona ya Espagne La Liga. Yatangiraga mu masaha akuze, agasiga ababyeyi baryamye nawe bazi ko aryamye, ubundi agafungura umuryango bucece nk'ugiye hanze akajya kwirebera umupira. Nibwo rimwe ababyeyi be baje kumufata agarutse, bamubaza iyo avuye muri iryo joro. Arababeshya kubera igitsure cy'ababyeyi, ariko birangira ababwiye ko abavuye kureba umupira. Nuko barumirwa, bamusaba ko kuva ubwo atagomba kuzongera gukora ibyo bintu. Asiba rimwe, ariko akumva bimugoye cyane kuryama biranga neza. Ariko ku nshuro ya kabiri ho byaranze, arongera amena ijoro. Agarutse, sekuru wari waramwihanagirije cyane kuri iyi nshuro ntiyari bumwihanganire. Yamucishijeho iminyafu nuko aratuza, ntiyongera kumena ijoro ajya kureba umupira. Ariko agahinda kamugaragaraga ku maso nk'umunywi w'itabi. Aba yumva atarara atari nyweye, niko nawe yumvaga adashobora kuba atareba umupira. Umunsi umwe umugabo bakundaga kurebana umupira muri ya masaha y'ijoro yamaze igihe atamubona, maze amubaza uko byamugendekeye. Undi yamubwiye ko ababyeyi bamubujije kujya areba imipira y'ijoro, nuko yiyemeza kujya kumusabira uruhushya. Ababyeyi ababwira ko azageza kumufata, ubundi akamugarura umupira urangiye. Maze bareba ukuntu bihangayikishije uwo mugabo cyane, nuko baramwemerera. Ibyo ntibyatinze, yaje kurangiza amashuri abanza areba imipira muri ubwo buryo. Nyuma yerekeje kwiga mu ishuri rya secondaire Nyimeramihigo, ariko ingeso ye ntiyatinze kwishira. Ku mupira umwe bareberaga mu kigo, ariko umuriro ukaza kubura nko ku munota wa 20 umupira utangiye. Mu banyeshuri bose batorotse ikigo bakajya kurebera hanze Rigani yari abarimo. Nuko ubuyobozi bw'ikigo bwashakishije abanyeshuri bose batorotse burabafata. Icyatangaje abayobozi b'ishuri nuko Rigani Rugaju ari we munyeshuri wo mu mwaka wa mbere wari urimo. Mu banyeshuri barenga 40 bari batorotse, biganjemo abakinnyi bakiniraga ikipe y'icyo kigo. Bose biga mu mashuri makuru, niwe mwana wo mu wa mbere warimo. Byatangaje abayobozi b'ishuri bose barumirwa, bamutuma ababyeyi barahageze bababwira uko byagenze. Babwira abayobozi ko nabo byabayobeye iby'uwo mwana, ko akiba no mu rugo, ko nabo yabatorokaga mu masaha ya nijoro akajya kureba umupira. Nuko kubw'amahirwe basanze ari nk'ikiyobyabwenge kuri we, ntibamwirukana, ariko byatumye ababyeyi be batamusubiza kuri iryo shuri mu mwaka wakurikiyeho. Nuko bamushakira irindi shuri mu cyaro aho bita Ruramira hatabaga amashanyarazi, ariko naho ikishe yanka cyayigumyemo. Nabwo yaratorokaga akajya kurebera imipira mu mujyi. Nyuma yaho yerekeje kwiga i Nyanza muri Kristuruwa ho mu ishuri ry'abapadiri. Match barazirebaga nta kibazo. Uyu musore wari warakoronijwe n'imipira y'Abanyaburayi yasoje amashuri yisumbuye akomereza muri kaminuza, aba nk'usubijwe kuko ahaho yagombaga kwigenga akirebera imipira yihebeye ntawe umutera hejuru. Nyuma yaje gusoza amashuri, urugendo rw'itangazamakuru Rigani yarutangiriye ku kinyamakuru cyandikaga kuri internet cyitwa Ubugingo.com by'amaburokindi, kuko yakundaga cyane radio, yumva afite inzozi zo kuzakorera ibitangazamakuru bikomeye cyane ko yari yarabihanuriwe n'abahanuzi batandukanye. Bamuhanuriye ko azakorera igitangazamakuru gikomeye mu Rwanda, gusa we yabonaga ari inzozi kuri we. Uyu munyamakuru wakuze akunda abanyamakuru ba siporo bari bakomeye muri icyo gihe nka Jado Castar na Muramira Regis. Umunsi umwe yagiye kuri Radio Flash ahura na Rugimba na Theogene ndetse na Rugangora Axel, abanyamakuru bakoranaga ikiganiro The Evening Drive
Live cyavugaga imikino by'umwihariko amakuru y'i Burayi, yababwiye ko afite impano yo gusesengura imikino ndetse no kogeza umupira. Byarabatangaje cyane uburyo ashobora kwigirira icyizere kingana gutyo, nuko basigarana nimero ze bamubwira ko bazamuhamagara, kandi koko ngo ibyawe ntawe bijya. Kuri match ya Champions League yagombaga kuba mu ijoro rimwe, Rugangura Axel yagize ikibazo cy'uburwayi byatumye adashobora kuza kogeza uwo mukino, nuko Rugimbana Theogene yahise ahamagara Rigani byihutirwa amusaba ko yahita aza ako kanya bagafatanya kogeza uwo mukino. Rigani byaramutunguye cyane, nta kindi yahise akora uretse gusenga no gusaba umukecuru we kumusengera. Umunyamakuru wari uvugiye kuri mikoro bwa mbere mu bisesenguzi bwinshi no gutanga ubusobanuro wumva ko ari ukuvuga ko kw'ibyazi 100%. Umupira w'amaguru wari inzozi ze kuva mu bwana. Rugimbana Theogene nta kindi yavugaga uretse gutangarira uwo munyempano idasanzwe yari ari kubona muri ako kanya. Birangira amusabiye akazi guhera ubwo atangira gukora kuri Radio Flash. Ibyatinze Rugimbana yagiye gukora kuri Radio 1, radiyo y'umushoramari KNC, ariko nabwo ntibyatinze. Nyuma yaho umunyamakuru Rutamu Elijo bakoranaga yasezeye itangazamakuru, nuko Rugimbana asigara akora wenyine. Birumvikana nta kindi yagombaga gukora uretse gushaka umunyamakuru usimbura Rutamu. Nta wundi yari gutekereza uretse uriya mwana yizamuriye mu itangazamakuru. Ubwo Rigani Rugaju yisanga gutyo kuri Radio 1, radiyo y'umushoramari w'umukire KNC, akaba n'umunyamakuru. Maze nk'abanyempano bose mu kogeza umupira biryohera benshi babakundiye, bakomeje gukorana iminsi iricuma. Ariko nibyo koko babivuze ukuri, ntazibana zidakomana amahembe. Mu ijoro rimwe kuri mikoro abantu bose bumva match ya Champions League, Rugimbana Theogene na Rigani Rugaju bateranye amagambo hafi kurwana no guterana ibipfunsi, bahagarikiraho mu bwumvikane buke bushoboka. Rugimbana Theogene yahise avuga ko adashobora gukomeza gukorana n'umuntu nk'uwo, nuko birangira umuto muri bo yirukanywe. Mu gahinda kenshi yibazaga ko bimurangiranye. Rigani Rugaju ntiyigeze atekereza ko umuntu wamuzamuye mu itangazamakuru ari we bashobora kugirana ikibazo kuri mikoro bikarangira anirukanywe. Ariko kuko Imana irashumbusha kandi cy'umuntu ntaho kijya. Mu maradiyo menshi yagaragaje ko ashaka uyu musore, we akayatera umugongo, asinyira Radio Rwanda. Ubu ni umunyamakuru wa radiyo y'igihugu, kandi Rigani Rugaju ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kuri Radio Rwanda mu biganiro by'imikino. Iyo wibonye ukora muri iki kigo like look at this RBS massive reba wiyumvute biri bintu warose ukiri umwana. Shima Imana gusa ngaca bugufi, ngashimira abanyarwanda badukunda, ngashimira igihugu cyaduhaye opportunity. Mu by'ukuri nk'umujene wese wize muri primaire ya leta, kwisanga ndi mu nyubako nk'iyi iri ahantu heza nk'aha ngaha Kacyiru muri hood y'ibigo bikomeye mu gihugu, kakwirirwa ndondora muri quartier spéciale y'imiyoborere y'igihugu, etaje 5 nanjye bagamwe haraga contribution kawe gato. Lorenzo shabugufi ngashima Imana, nkavuga nti iki gihugu ni cyiza. Mu masegonda 2 abajene bashabuza abanyamakuru y'imikino mu gihe kiri imbere bakufata nk'ikitegererezo, bagenera message yihuse. Nta kintu na kimwe kidashoboka, ibintu byose birashoboka. Usabwa ikintu ugomba gukora ari cyo kiki, ba mwiza mu byo ukora. Ni ikibazo cy'igihe. Ba mwiza mu byo ukora, uri umuhanzi, uri umukomedi, urashaka umunyamakuru, ba mwiza mu byo ukora. Ni ikibazo cy'igihe, nta kintu kidashoboka. Wagera hejuru cyane kuruta twebwe, nta no twe twanageze, ukaba n'inyenyeri y'igihugu ni Afrika n'iyisi.
nta kintu kidashoboka niyo message yonyine nahawe asante sana uyu munyamakuru mu rugendo rurerure kandi rutoroshye yanyuzemo agahura n'inzitizi nyinshi kandi zikomeye yigeze acika intege zo kugaragaza impano ye paka none dore koko byarafashe ubu ni umwe mu banyamakuru bakomeye kandi bakuzwe cyane benshi bamushinja kuvuga cyane ariko kandi niba hari umunyamakuru utavuga ahaho wamutera ibuye yes les amis ngayo nguko rero reka dusoreza iyi nkuru y'uyu munyamakuru ariko nawe ushobora kwandika muri comment ukatubwira icyo umukundira ikindi kandi wibuke gukora subscribe kuri channel yacu Marayika Murinzi Imana ibarinde ciao shalom